Shalom, ndagushuje mwene data umugisha uva ku Biteka Imana yacu ubane nawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tugiye kwiga amabanga ajyanye n'isi y'umwuka. Tugiye kurebera hamwe uburyo inkozi z'ikibi z'abapfumu n'abarozi zifata abana b'Imana bugwate zishimuta ubuzima bwabo. Tugiye kureba uburyo bakoresha ingobyi y'umuntu kugira ngo mufate bugwate mu isi y'umwuka ubundi bangize ahazaza he. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Turagushimiye cyane Uwiteka Mana y'ukuri, Mana y'amahoro, uri Imana y'ukuri, uri Uwiteka Nyiringabo. Turakwinginze ngo ubane natwe kandi wari utwigisha ijambo ryawe. Uwiteka, ijambo ryawe rirambwira ngo tuzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura. Ukuri rero n'Umwami Yesu. Turinginga kugira ngo Umwami Yesu abane natwe kandi Umwami Yesu yadusigiye umufasha ari we Mwuka Wera. Umwuka Wera rero ubane natwe, dusobanurire, utwigishe, duhe umwuka w'ubumenyi, duhe umwuka w'ubwenge, duhe umwuka wo gusobanukirwa. Turakwishimira Mwami mwiza, ubane natwe, ubane n'abanteze amatwi, ubagirire neza. Ubiteka ikibazo n'ikibi cyawe mbesabye nizeye kandi nezerewe mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, ijambo ry'Imana muri Zaburi 11 umurongo wa 3 haranditse ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Byukuri ubuzima bwa benshi buri mu kaga. Ubuzima bwa benshi bwafashwe bugwate. Abantu benshi bibaza impamvu ubuzima bwabo buri mu bibazo. Abantu benshi bibaza impamvu ubuzima bwabo bumerewe nabi ariko babuze igisubizo. Ushobora gusanga impamvu ukora ntibigende. Ushobora gusanga impamvu urushako rwawe rwanze. Ushobora gusanga impamvu kubyara byanze. Ushobora gusanga impamvu mu kazi byanze n'ibindi bibazo byose ugiye ufite muri ubu buzima ari uko ingobyi yawe yashimuswe. Bayifashe bugwate, barayangiza, bayikuraho imihango ya gipagani. Tugiye rero kwiga turebe ukuntu ibyo ngibyo bikorwa, maze turaza gusoza dusenga kugira ngo Uwiteka adutandukanye n'ikibi mu izina rya Yesu. Nagutindiye rero ndagira ngo ubanze ukurikirane buno buhamya bugufi bw'umukozi w'Imana Erika Mukisa. Erika Mukisa yavukiye mu muryango w'abarozi. Yavutse yaratojwe nawe kuroga, gufata abantu bugwate. Ariko Umwami Yesu aza kwigaragariza Erika Mukisa. Areka ibyo ngibyo yari yarinjiyemo byo kuroga, ahubwo ahindukirira kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Uyu munsi aragenda amena amabanga agiye atandukanye yo mu isi y'umwuka. Aragenda amena amabanga agiye atandukanye umwanzi akoresha afata abantu bugwate. Reka dukurikire ubuhamya bwe bugufi, agaruka mu kanya. Mugihe rero ndimo bagezaho buno buhamya bwanjye, ndabasengera kugira ngo mufungure amaso, musobanukirwe ukuri k'ubu buzima ndetse mumenye ko ubuzima ari umwuka. Nyogokuru wanjye rero yarazwi nk'umuvuzi gakondo wakoreshaga ibyatsi ndetse azwi nk'umufasha w'ababyeyi bagiye kubyara. Uku nguku niko we yari yariyise, ariko ikintu abantu batari bazi ni uko inyuma y'ibyo ataberekaga habaga hari amabanga yimbitse. Hari byinshi rero nyogokuru wanjye yakoraga, harimo kuvanga ibyatsi ndetse abihuza n'ubupfumu kugira ngo abashe kuyobora ubuzima bw'abantu ndetse no kunyaga ahazaza habo. Ndatekereza ko iyi ari ingingo y'ingenzi cyane ku bakristo, atari ukubatera ubwoba, ahubwo ari ukugira ngo basobanukirwe imikorere y'umwanzi ndetse n'uburyo bakwirwanaho. Kubera yuko biroroha cyane iyo wamenye amabanga y'umwanzi wawe, noneho bikakubashisha kuba wakwirwanaho. Nyogokuru wanjye rero yari yarabyinjiyemo cyane, yarinjiye mu kuvanga ibyatsi ndetse abihuza n'imyuka mibi kugira ngo abashe kuyobora abantu ndetse no kubashyira mu buretwa. Nk'uko rero nabisobanuye mu buhamya bwanjye bwabanje, nyogokuru wanjye yari afite ubushobozi bwo guhamagara abantu baryamye basinziriye, kaza bakajya mu mirima ye, akabaha ibikoresho bakarara bakora. Iyo rero babaga barimo bakora, yashoboraga no kubatera imiti, noneho babyuka bakumva barananiwe ariko ntibasobanukirwe icyababayeho. Bo ubwabo babaga bumva yuko baraye bakora se cyangwa se bataryamye neza, yewe babaga banazi urara bakorera ibyo ngibyo, ariko nta kintu bari kubasha kuvuga kuko yari yarabaroze. Nyogokuru wanjye rero yarazwi nk'umuvuzi gakondo nk'uko nabivuze, kandi yarazwi nk'umubyaza. Ndetse we ubwe yavugaga ko ashobora gufasha ababyeyi badashobora gusama, akaba yabafasha bakaba basama ndetse bakabyara abantu. Ababyeyi rero igihe babaga benda kubyara, bitewe n'amabwiriza yabaga yarabahaye, bashoboraga kuza kumureba, akamusaba ko ababera umubyaza
ariko bo icyo batari bazi ni uko we yishakiraga ingobyi z'abana babo. Kimwe rero mu bintu abarozi bakunda gukora umwuga w'ububyaza. Ibi rero ni ingenzi cyane ko nk'umubyeyi witegura kubyara agomba gusenga, agasengera abaganga bagiye kumufasha kugira ngo Umwuka Wera abereke umuyoboro, kuko bamwe mu babyeyi bajya bapfa bakenyutse nta kindi bazize uretse kwizera abantu runaka. Urabizi neza ko igihe cyo kubyara ni igihe kidasanzwe, umubyeyi rero agomba kwitaho. Hari n'abaganga rero birengagiza ababyeyi bari muri ibyo bihe bikomeye cyane, bikaba byabaviramo kuri ubuzima bwabo cyangwa se n'ubuzima bw'abana babo. Hari n'abandi baganga rero nabo baba bifuza nko kuba bakwica abana cyangwa bakica n'ababyeyi babo, ariko bagatinya ko kwirengagiza abo babyeyi bagapfa bishobora kubakurura mu manza, kubera ko hari ababyeyi bamwe cyangwa se n'imiryango yabo bashobora kudaterera iyo bakaba babakurikirana mu manza. Ikintu rero bakora abo baganga bahitamo kwibanda ku ngobyi z'abana, kubera yuko umwana yavutse buriya ingobyi hari igice kimwe gisigara ku mwana, ariko hari n'ikindi gice abaganga basigarana. Icyo gice rero basigarana abaganga bakuraho igice bakeneye, noneho ikindi gice gisigaye bakakijugunya. Kubera ko rero aba baganga babiboroheye cyane kuba bagera kuri izo ngobyi bakazikorera ibyo bashaka. Izo ngobyi rero barazegeranya. Rero narabasobanuriye nababwiye ko hari igikorwa bita guteka mu isi y'umwuka, nk'uko nabibabwiye buriya abapfumu cyangwa se abarozi bakora ibikorwa by'umwanda, kubera ko n'umwami bakorera ni umwami w'umwanda. Izo ngobyi rero barazifata bakazumisha, bamara kuzumisha bakazisya, noneho bamara kuzisya iyo fu ivuyemo bakayikoreraho imihango ya gipagani, imihango y'umwijima. Noneho iyo fu bashobora kuyishyira mu mavuta yabo yo kwisiga, cyangwa se bakanayishyira mu kintu cyo kunywa bakunda. Ashobora kuba wenda ari wayini, ashobora kuba ari amazi, cyangwa se n'ikindi kintu bakunda kunywa. Iyo rero arimo anywa icyo kintu, ntabwo mu by'ukuri ari icyo kintu aba arimo anywa, ahubwo aba arimo anywa inyenyeri cyangwa se arimo anywa igeno rya wa mwana w'inzirakarengane. Ikindi rero gishoboka, hari igihe nk'ingobyi y'umubyeyi iba ari ingobyi y'inyamugisha, noneho bakaba babika iyo ngobyi ikazaba nk'ikintu kibahuza n'uwo mubyeyi kugira ngo bazanyaga hazaza h'abana azabyara. Impamvu rero nyogokuru wanjye yibaga izo ngobyi ni uko abantu bajyaga kumureba kugira ngo abahe umugisha. Kandi murabizi ko umwanzi ntago ashaka kuguha icyo adafite. Umugambi wa Satani ni ukwiba, kwica no gusenya. Iyo rero bajyaga kureba nyogokuru wanjye kugira ngo abahe umugisha, bahaga ibyo yabaga yaribye. Noneho nabo kugira ngo babashe kubigumana ni uko babashaga kugira uruhare mu bikorwa byo kwiba nabo ubwabo, bakiba hazaza h'abantu bagiye batandukanye, ndetse bakananyaga ubuzima bwabo. Bakabikora wenda batanga nk'ibitambo. Icyo rero yabasabaga ni uko nabo bagombaga gushyira ubuzima bw'abandi bantu mu kaga, noneho bakaba bafasha Satani gufungura amarembo yo kwinjira kuri abo bantu, ubuzima bwabo bakabushyira mu byago. Nyogokuru wanjye rero mu gukoresha iryo koranabuhanga ry'umwijima ashobora kuba yanyaga ahazaza h'abantu runaka, noneho yarangiza akegeranya iryo vu, yamara kwegeranya iryo vu akarishyira mu mavuta ye yo kwisiga. Kubera iki yabikoraga gutyo? Ni ukubera ko icyo yabaga agambiriye ni ukwiba ubutware cyangwa inyenyeri z'abo bantu b'inzirakarengane cyangwa se abo bana b'inzirakarengane. Urabizi neza yuko ingobyi y'umubyeyi buriya ni irembo ryinjira muri uwo mubyeyi. Iyo rero yabaga yabashije kugera kuri iyo ngobyi, byamworoheraga cyane kwiba ikuzo cyangwa se inyenyeri z'abo bantu, noneho ubuzima bwabo bukajya mu kaga, bukajya mu kangaratete, mu gihe ubuzima bwa nyogokuru wanjye bwo bwagubwaga neza. Hari n'ikindi cyamamare nzi cyakoreshaga ubwo buryo bwo kuroga bita Erikabadu. Uwo mugore rero nawe yakoreshaga uburyo nk'ubwo bwo kuroga, akaryamana n'abagabo ababwira yuko bazatera imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko n'ubundi ubuzima bwabo bwarangiraga abishe cyangwa se bagize n'izindi ngorane zitandukanye. Ikintu rero yakoraga, yabagurishaga amavuta yabaga yavanze n'imyenda ye y'imbere cyangwa se amakariso. Ikintu yakoraga rero, yatwikaga aya makariso ye, yarangiza
yarangiza akayavanga n'amavuta akayaha abantu babaga bagiye gushakisha abantu rero babaga ari abantu bafite ibibazo mu buzima, bafite ingorane mu buzima, wenda bitewe n'uko bafunguye amarembo, noneho inyenyeri zabo zikibwa, noneho bakajya kureba uyu mugore kugira ngo abe yabaha ishaba. Wenda babaga bashaka kugira ngo batere imbere muri bizinesi zabo, babaga ari nk'abahanzi se bashaka gutera imbere, baragendaga rero bakamureba bakagura ayo mavuta, barangiza bakayisiga. Ibi rero byashobora gukora mu gihe gitoya, ibya Satani ntabwo biramba, ariko iyo yamaraga kurangizanya nabo, ubuzima bwabo bwajyaga mu icuraburindi, ndetse abantu bagiye bakoresha ubu buryo, mu by'ukuri ubuzima bwabo bwagiye burangira nabi. Ubuhamya rero bwa Erika mwumvishe uburyo abantu bafatwa bugwate. By'ukuri abantu barababaye, abantu bamerewe nabi, kandi benshi ntabwo bazi yuko impamvu yo kumererwa nabi ari uko ingobyi zabo zafashwe bugwate. Kubera ko ingobyi ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Hari ibintu rero nka 7 twakwigira ku ngobyi y'umuntu. Icya mbere nuko ingobyi yerekana icyo Uwiteka yakuvuzeho. Ingobyi yerekana icyo ijuru ryakuvuzeho igihe waremwaga. Umuntu wafashe rero ingobyi yawe ashobora kuvuguruza icyo ngicyo Uwiteka yakuvuzeho, ashobora kukiyobya cyangwa akagikerereza. Kubw'izo mpamvu rero ugomba guhaguruka ugasenga, ukitandukanya n'umuntu waba waragize icyo akorera ku ngobyi yawe cy'umwijima, ukitandukanya nacyo mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ingobyi yawe yerekana amabanga yihishe wabayemo mu mezi 9 uri mu nda y'imama wawe. Muri ayo mezi 9 ibyakubayeho, ibyo ababyeyi banyuzemo, ibyo papa wawe yanyuzemo na mama banyuzemo, ayo mabanga yose ingobyi yabitse. Nimba bagutwite baragiye mu bapfumo, ingobyi ifite ayo mabanga. Niba bagutwite hari ibikorwa byanduye bakoze, ingobyi ifite ayo mabanga. Niba hari umubabaro, agahinda, ibibi umubyeyi wawe yanyuzemo, ingobyi ifite ayo mabanga. Satani rero yamaze gucakira ingobyi yawe, birashoboka ko yakoresha ayo makuru yangiza ubuzima bwawe. Akaba ari mpamvu rero ngusabira kugira ngo umuntu wese ukoresha ingobyi yawe, umuntu wese uyibitse kugira ngo akwangirize ubuzima, uwo nguwo imbaraga z'Uwiteka zimuvuguruze mu izina rya Yesu. Kimwe mu bigize ingobyi ni amaraso, kandi amaraso ni ubuzima. Iyo umuntu rero yafashe ingobyi y'umwana mu biganza bye, nuvuga ngo abafite ubuzima bw'uwo mwana mu biganza, ashaka kumuteza ingorane zigiye zitandukanye mu buzima bwe. Niyo mpamvu rero umuntu waba warafashe ingobyi yawe wese agambiriye guhutaza ubuzima bwawe, imbaraga z'Uwiteka zimuvuguruze, imbaraga z'Uwiteka zimutatanye mu izina rya Yesu. Ikindi kandi, iyo umwana avuka bakata urureri bakamutandukanya na nyina, bisobanuye yuko Uwiteka abaguhaye umuhamagaro wawe bwite. Uwiteka abaguhaye inyenyeri yawe bwite yihariye, inyenyeri itandukanye n'iz'abavandimwe bawe, inyenyeri itandukanye n'iz'ababyeyi bawe. Uwiteka niwe wabwiye Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi, utaravuka nari naragutoranije. Iyo umuntu rero yabashije gufata urureri rwawe, iyo umuntu yabashije gufata ingobyi yawe, agerageza kuburizamo umugambi Uwiteka gufiteho, agerageza kuburizamo inyenyeri yawe. Ariko ndagusubira kugira ngo umuntu wese ugambiriye kuburizamo inyenyeri yawe akwire imishwaro, atatane mu izina rya Yesu. Ikindi, murabizi yuko ubutaka ni ingobyi. Uzumva muri Bibiliya bandika ngo ingobyi ya Edeni. Uzumva no mu bihugu dukomokamo bavuga ngo ni ingobyi. U Rwanda ni ingobyi duhetse, Afrika ni ingobyi, Uburayi ni ingobyi, Amerika ni ingobyi. Nuvuga ngo rero ingobyi tuba twaravuyemo, cyangwa ingobyi tuba twararerewemo turi mu nda z'ababyeyi bacu, ni igishushanyo cyerekana n'ubundi ingobyi ibumbatiye inyoko muntu ari bwo butaka. Nuvuga ngo rero iyi ngobyi umuntu aba yarakomotsemo niyo imuhuza n'imigisha iri mu butaka. Umuntu rero wabashije gufata ingobyi yawe mu biganza, abasha aho kugukurura imivumo, aho kugira ngo imigisha yawe ikugereho, abasha kuzitira imigisha yawe ikomoka mu butaka. Umuntu akaba inzererezi, icyo ukoze ntigikunde, ubuzima bukubera bubi, kubera ko nta butaka nta buzima ku isi. Urumva rero umuntu yabashije kukwambura ikiguhuza n'ubutaka, aba yamaze kukwangiriza ubuzima. Ikindi kandi nuko buriya ingobyi niyo igaburira umwana.
Bivuga ngo rero iyo umuntu yabashije gufata ingobyi yawe mu ntoki, ni ukuvuga ngo aba akwambuye ikikugaburira. Kuko iyo ngobyi ibitse amakuru yose y'umwuka. Iyo ngobyi ibitse icyo Uwiteka yakuvuze, kuko uko Imana irema umuntu igena n'uko uwo muntu azabaho, n'ikizatunga uwo muntu guhera avutse kugeza igihe azavira ku isi. Ushobora gusanga rero ubukene urimo, ushobora gusanga rero ibyago urimo ari uko ingobyi yawe yafashwe bugwate. Nkaba ngusaba rero kugira ngo uwafashe ingobyi yawe wese ayirekure mu izina rya Yesu. Amagambo yose bayivuzeho ingobyi yawe, imitongero n'amagambo mabi, ibyo byose bivuguruzwe n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Icyanyuma nshaka kuvugaho nuko ingobyi ihetse abana b'Imana n'ijambo ry'Imana. Umwami Yesu niwe ngobyi iduhetse, kuko umwami Yesu niwe jambo ry'Imana. Iyo umuntu rero yashimuse ingobyi yawe, akaguhuza n'ibicaniro byanduye, akagutandukanya n'igicaniro gikiranuka, ariho gicaniro cya Yesu Kristo, nta wundi mugambi rero Satani afite kuri twe ni ukugira ngo adutandukanye na Yesu. Niyo mpamvu akora uko ashoboye, niyo mpamvu ashaka kugufata bugwate, ni ukugira ngo agutandukanye n'urukundo rw'umwami wawe Yesu Kristo. Ariko ugomba kwatura ko nta kizagutandukanya n'umwami wawe, nta kizagutandukanya n'ijambo ry'Imana. Uko byagenda kose ijambo ry'Imana rigomba kuba ingobyi iguhetse mu izina rya Yesu. Umukozi w'Imana Yobu niwe wanditse muri Yobu 3:11 ngo niki cyatumye ntapfa nkiri mu nda ya mama, simpera umwuka nkivuka. Icyatumye rero abarozi bakora ibyo byose ariko ukaba ukiriho, nuko Imana igufiteho umugambi. Kubw'uwo mugambi rero ugomba guhaguruka ugasenga, ugomba guhaguruka ukitandukanya n'ikibi mu izina rya Yesu. Ugomba guhaguruka ukavuguruza abarozi n'abapfumu bashirimuse ubugingo bwawe. Ugomba guhaguruka ukavuguruza imitongero, imihamuro n'imihango yose ya gipagani bakuriye ku ngobyi yawe. Uribaza niba hari umurozi waseye ingobyi yawe yarangiza akayirya cyangwa se akayinywa, uvuga ngo ahazaza hawe ahatunze muri we. Ndagusaba rero kugira ngo umuntu wese wariye cyangwa wanyoye ingobyi yawe ayiruke none mu izina rya Yesu. Ayigarure, ayiruke. Imigisha yawe ayiruke, amasezerano yawe ayaruke, urushako rwawe aruruke, icyo Uwiteka yakuvuzeho cyose akiruke mu izina rya Yesu. Ashobora no kuba yarayitabye, ariko iyo migisha ikugurukire mu izina rya Yesu. Ashobora no kuba yarayimanitse ahantu runaka. Uzumva umuntu akubwiye ngo aho nagukize nijye mpazi, ariko wowe wese ukwishongora ngo afite aho yagushyize, Uwiteka amuvuguruze mu izina rya Yesu. Ikindi rero twumvishe muri buno buhamya bwa Erika nuko hari n'abarozi bagaburira abantu imyanda. Uribaza umuntu ushaka kugaburira umuntu imyenda ye y'imbere. Hari n'ibindi by'imyanda byinshi bagaburira abantu. Umuntu ukagira ngo arakugaburiye kandi ubyo kugaburira yavanzemo ibindi bintu. Tugomba kuba maso tukitonda, cyane cyane aho turya naho tunywa, ntabwo tuzi ibyo bashyiramo. Hari nabo bagaburira mu nzozi. Iyo umuntu rero akugaburiye ikintu kibi, abakubibyemo imbuto mbi mu bugingo bwawe, imbuto yo kukwangiza, imbuto yo kukugirira nabi. Uyu munsi rero ndagusengera kugira ngo umuntu wakubibyemo imbuto mbi wese, iyo mbuto ye iranduke, itwikwe mu izina rya Yesu. Igiti cyose Uwiteka atateye muri twe kiranduke mu izina rya Yesu. Atura uvuga uti, igiti cyose Uwiteka atateye muri njye, icyo giti nikiranduke gitwikwe mu izina rya Yesu. Imbuto mbi z'umwijima zose abapfumu n'abarozi bambibyemo, imbuto zanduye zose abakonikoni bambibyemo, izo mbuto nizirimbuke, izo mbuto nizikongoke mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, ingobyi yawe ni ikintu gikomeye cyane. Guhera uyu munsi utangire usenge, utangire winginge Umwuka wera kugira ngo aguhishurire. Niba hari umuntu washimuse ingobyi yawe, niba hari umuntu washimuse amasezerano yawe, Umwuka wera aguhishurire kandi akwereke n'uburyo wabigaruza. Kandi niba hari n'umuntu wakugaburiye, Umwuka wera aguhishurire kandi Umwuka wera agutandukanye n'icyo kibi mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana ni inkota ityaye, ibasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Inkota y'Uwiteka rero igutandukanye n'ibikurwanya, igutandukanye n'abanzi, igutandukanye n'abagizi ba nabi mu izina rya Yesu. Abapfumu n'abarozi ni abantu babi bagambiriye kurimbura abantu, kuko Satani agenzwa n'ibintu bitatu: kwiba, kwica no gusenya. Ariko umwami Yesu icyamuzanye, nk'uko biri mu rwambere rwa Yohana 3:8, ni ugukuraho no kumaraho imirimo ya Satani. Imirimo ya Sekibi nikurweho kandi ishireho mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tangira wige gusenga, tangira wige kwatura, tangira wige guharanira ibyawe.
kandi Uwiteka azabana nawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turwanye Satani nawe azaduhunga, kandi twegere Uwiteka nawe azatwegera. Muvandimwe rero, Uwiteka akugirire neza kandi aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Andika muri comment uti amena, kandi niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bigera no ku bandi.